waba warigeze kumva ko umugore wese ugiye kubyara abanza kugira ibise? Ese ni ukubera iki abanza kugira ibise? Ese ubundi ibise ni biki muri make muri rusange? Hari abavuga ko ibise ngo ari uburibwe budasanzwe. Ese mu by'ukuri ibise ni uburibwe budasanzwe? Umunsi mu kiganiro cyacu hano kuri Youheal tugiye kuganira ku bise. Ndagira ngo ubanze ukore like na subscribing kuri channel yacu ukomeze ukurikirana ibiganiro byacu hano ku muyoboro wa Youheal. Ubundi ibise ni iburibwe umugore agira mu gihe cyose agiye kubyara, ariko ntago ari uburibwe busanzwe cyangwa se uburibwe bundi busanzwe. Impamvu tubyita ibise nuko ari uburibwe butuma nyababyeyi ifungura umwana akabasha gusohoka. Ubundi ikintu kiranga ibise ni uburibwe bufata umugore cyane cyane ugejeje igihe cyo kubyara, akaribwa mu nda no mu mugongo bimukura, ariko agacama akanya gato bikamurekura akaba atawufite. Ubwo buribwe rero impamvu budasanzwe ka impamvu ari nabwo tubwita ibise nuko iyo umugore ari kubugira butuma ubundi nyababyeyi ifite inkondo y'umura. Iyo nkondo y'umura igomba gufunguka umwana agatambuka kuko ubusanzwe ibifunze. Rero ibyo bise rero cyangwa se ubwo buribwe butuma ya nkondo y'umura ifungura igafunguka cyane paka igejeje ubushobozi bw'uko umwana ashobora gutambuka. Icyo gihe nibwo tuvuga ko umugore ari kugira ibise. Iyo ifite uburibwe butari gufungura iyo nkondo y'umura ntago tubyita ibise. Rero ushaka kwibaza se ibise biterwa n'iki se bizanwa n'iki? Ubundi ibise akenshi biza iyo inda igejeje igihe hahandi umwana amaze gukora neza mu nda, umwana atangiye gusohora uturemangingo cyangwa se imisemburo ituma ashaka gusohoka mu nda ngo ajye hanze nyine. N'umubiri w'umugore nawe gasohora n'utundi turemangingo twose cyangwa se imisemburo ifasha ko yatuma umugore nyine asohoka, nyine umwana asohoka muri nyababyeyi. Tumwe mu turemangingo nyine cyangwa se mu misemburo ituma umugore agira ibise harimo ibyo twita amaprostaglandine cyangwa se n'ibyo twita imisemburo mu mugore yitwa za oxytocin. Ibi nibyo byibanze cyane bikunda gutuma nyine umugore agira ibise. Rero iyo umugore agiye cyo kubyara umubiri urabimenya ugatangira gusohora utwo turemangingo cyangwa se iyo misemburo, umugore akatangira kugira bwa buribwe. Akenshi bwa buribwe butangira budafite ingufu nyinshi cyane, ufite ingufu nkeya kandi butaza bwikurikiranya cyane ahubwo uko inda ibise bikomeza amasaha akomeza kugenda acamo cyangwa bya bise bikagenda byiyongera, bwa buribwe bwiyongera bukajya buza kenshi cyane ugasanga mu minota nk'icumi buje nka gatatu, ari nako na ya nkondo y'umura irimo kugenda ifunguka. Niyo mpamvu kenshi umugore wese ugeze kwa muganga uri kubise iyo wasanze kuko bwa buribwe umugore ari kugira buri gutuma ya nkondo y'umura ifunguka, bamushyira mu bitaro none bakajya basuzuma munyanya n'agitsina kugira ngo bumve ya nkondo y'umura, barebe kuko mu by'ukuri se byabise ya nkondo y'umura igufunguka bigeze he, kuko hari ukigero inkondo y'umura igomba gufungukamo kugira ngo umwana umugore abashe gusunika umwana asohoke. Rero niyo mpamvu akenshi usanga nyine umugore aza akamara kubise igihe kirekire bitewe n'inda ari yakangaye, kuko kenshi umugore ubyayeho kenshi ntagatinda kubisha cyane kurusha ku mugore ubyayeho bwa mbere. Ko umugore ubyayeho bwa mbere we ashaka kumara n'umunsi akiri kubise atarabyara, cyane nk'iyo ari mu cyagiye kibise bigenda bitihuta cyane, aricyo twita latent phase of labor, nicyo usanga nyashaka kumaho n'amasaha 20. Mu gihe umugore we ubyayeho kenshi ibise kenshi iyo bije bitabifatiraho nyine akaba atatinda cyane, ugasanga nko mu masaha 20 we yamaze kubyara ntago byatinze cyane. Rero ibise ubundi muri rusange ni ubwo buribwe, kandi buri mugore wese utwite ugejeje igihe cyo kubyara atari uwo bahe gahunda yo kubaga abagomba guca muri iyo nzira kugira ngo nyine umwana abashe kuvuka. Ntago ushaka kuvuka utagize ubwo buribwe. Bibaho gake cyane ko hari abagore bake cyane babo bashobora kugira ibise ntibabyumve, ariko icyo ni ikigero kiri hasi cyane. Ubundi abagore benshi cyane kugira ngo nyine inkondo y'umura ibashe gufunguka babyaye nuko nyine bwa buribwe bw'ibise babugira kandi bakabwumva nyine. Ushaka kwibaza se ushobora kubyara utumvise uburibwe? Hari uburyo bashobora gufasha kwa muganga ukabyara utumvise uburibwe bw'ibise? Yego birashoboka. Hari uburyo bwaje nuko butaragera mu bitaro byose byo mu Rwanda, ariko hanze barakoreshwa cyane bwa epidural. Ni uburyo bagutera ikinya cyo mu mugongo ukaba wagira bwa buribwe bw'ibise ariko utabwumva. Ibise byo biba bihari kuko nyababyeyi ibi kugenda yikanda kugira ngo inkondo y'umura ifunguke, ariko bakagutera umuti utuma utumva bwa buribwe nyine bukurya. Ibyo nk'ubu ngubu ahantu biri gukorwa mu Rwanda ni Faisal,
nka shyashya naho bijya bikorwa gusanga kuko nyine bitaragera mu Rwanda hose kandi bisaba n'imiti n'abandi baganga bigiyeho hejuru bashinzwe gutera icyo kinya, ugasanga nyine ubushobozi bwacu ntiturabugira bwo kugira ngo umugore abashobora kuza kwa muganga abashe kubyara atumvishe ubwo buribwe bw'ibise. Ariko ubundi muri rusange mu gihe ntabwo buryo wabonye umugore wese ugiye kubyara abagomba kumva ubwo buribwe bw'ibise kugira ngo umwana nyine abashe gusohoka. Iyi niyo nzira ya nyayo ituma inkondo y'umura ifunguka, umwana akabasha kuva muri nyababyeyi kugira ngo nyine avuke. Ushobora kwibaza se ni gute wabyitwaramo mu gihe utangiye kugira ibise utwite, cyane cyane aha ngaha ndabwira abagore babyayeho bwa mbere batabyeho kenshi. Ikintu cya mbere nuko iyo wumvise iyo cyane cyane inda yawe igejeje igihe ukumva utangiye kugira uburibwe bugufata mu mugongo no mu kiziba cy'inda bukurura, ukwiye kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo basuzume mu myanya n'agakina yawe mu by'ukuri bumve ko nyine ari bwa buribwe bwo gutuma inkondo y'umura ifungutse. Igeze kwa muganga bagasanga nyine bwa buribwe koko mu by'ukuri buri gutuma inkondo y'umura ifungura, niho bahita gusira kwa muganga none bakajya gusuzuma kugira ngo barebe koko inkondo y'umura yawe iri gufunguka igeze. Icyo busabwa nk'umugore kuko ubu ni uburibwe buryana cyane, icyo busabwa nk'umugore akenshi ni ukwihangana ukamenya ko nyine ariyo nzira iri butuma nyine ubasha kubona umwana wawe. Kwihangana mvuga si uvuga ngo ni kutagaragaza kuribwa n'ibise, yaba ugomba kugaragaza kuribwa n'ibise, ariko none ntiwe exagere cyane ngo ukabye nyine ngo ubone ni nk'ibintu bidasanzwe nyumve ko nyine upfuye kabaye. Oya, ugomba kumenya ko nyine ni inzira uba ugomba gucamo y'ubwo buri ugomba kugira, ukihangana ugategereza kugeza igihe ibise byawe biri buhagije bigafungura inkondo y'umura bihagije, umwana akabasha gusohoka n'ingobyi ikabasha gusohoka. Icyo gihe ubundi umwana abashe kuvuka ari ingobyi ikabasha gusohoka ntago wongera kugira uburibwe. Rero ni ikintu cya mbere gikunda kugora cyane cyane abagore babyayeho bwa mbere kuko batarabimenyera, gusa ariko niyo nzira nyine. Icyo usabwa nyine ni ukuba wabyiteguye ko ari ibintu bibuze kukubaho, sibyo niba ufite n'abantu mu muryango bashaka kuza kugufasha mu gihe uri kubyara babizi babiciyemo bakabakuba hafi bakagufata mu mugongo nyine bakakwereka ko nyine ari niyo nzira nyine ugomba guca. Nicyo usabwa ikintu cya mbere nyine ni uko uza kwa muganga wabyiteguye. Rero mwakoze cyane gukurikirana imibereho hano kuri YouTube, mwari kumwe na mugabo ufite n'amajari studio, mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu.